Muraho neza, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, ijambo muhirwa. Uyu munsi nkaba ngiye kubaganiriza ku bintu numva ari ingenzi, ari ngombwa kubimenya, kugira ngo nawe winjire mu kuri, isi ntukuyobye. Icyambere, nkuko tubizi, ugomba kumenya ijambo ry'Imana uko ryanditse muri Bibiliya, ukaryumva atari kurifata mu mutwe gusa ngo uvuge ngo ufite Bibiliya wirirwe uyoba. Urumva uzi ijambo ry'Imana ukayoba. Kubera iki? Kubera ko utaryumva. Ushobora kumenya ijambo ry'Imana ariko utaryumva. Ibyo birashoboka cyane. Ukabimenya, umuntu akwaza muri iki gitabo handitse n'ibiki, ukabivuga nk'amateka mbese bikarangira, ukabubizi. Ibyo ndabizi bibaho, kuko kumva ijambo ry'Imana nabwo ni ikindi cya kabiri, kuko ushobora gufata ibintu umuntu akabisoma akabigusobanura uko abyumva, uko yabibwiwe, cyane cyane uko abantu babyigishije. Ariko Imana yaraguhaye umwuka wo kumenya ijambo ukaryumva, kuryumva atari ukurisoma ngo urifate mu mutwe, ukaryumva. Ushobora kurisobanurira umuntu akaryumva, kandi no kugira ngo urimenye kurisobanura nuko Imana ikugirira ubuntu ikaguha impano yo kumenya gusobanura ijambo, no biturutse kuko waryumvise uko Imana ishaka kuryumva. Ibyo rero biri ngombwa. Icya kabiri, hari Madagascar plan. Madagascar plan sinzi niba warigeze uyumva. Ugomba kuyishaka, ukayimenya, ukumva yari igamije iki, byagenze gute, ese yasimbujwe iki, ukayimenya nayo. Ukaza Ubudage mu 1920. Ni ukubera iki ari ngombwa kumenya Ubudage mu 1920? Habaye iki, byagenze gute, kuki byari komerera Abadage mu 1920 gushyira ibiryo ku meza bakageraho bagira inote ya miliyari 100? Bagize inote ya miliyari 100, byagenze gute, byatewe n'iki? Ako kaduruvayo kose kabaye katewe n'iki? Iyi Madagascar plan tuyisubiye inyuma, iri muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubudage. Documents biranditse neza, birabitse, usibye ko byashyizwe ahagaragara. Icyo byari bigamije wagishaka kimenya. Icyakurikiyeho uko inzara y'Isitari Abadage bakabura uko bashyira ibyo ku meza. Nyuma hakaza Israel mu 1948. Ese bari abantu ko bavuga ngo bajyanye mu hariya, kandi muri Bibiliya tukaba tuzi ko handitse ngo bagomba kujya hariya uko umwami Yesu yagarutse. Muri 1948 wegeze ubona Yesu agaruka? Kristo yaragarutse? Kiraho ikibazo n'akabazo n'agatangaro, ubundi nawe wisubize. Wegeze ubona Kristo agaruka? Byagenze gute? Hariya kiragiye kugira ngo gikore, byagenze gute? Tuzi neza ko ibi byombi uko ari bitatu, Madagascar, Ubudage na Israel muri 1948, byose byaturutse kuri aya masezerano bita Balfour Declaration. Balfour Declaration, amasezerano y'Balfour yagenze ate? Yashyizwe mu bikorwa gute? Uriya mwaka wa 1919 ubwo bayasinyaga babyishimiye, niba atari 14, 18, 19 aho ngaho, byari bigamije iki? Kuki abantu batashatse kubashyira hariya, ahubwo bashaka kujya muri Madagascar, nyuma bigatwara iyo myaka 30 yose kugira ngo bajye hariya muri Israel, aho tuzi ko bari muri Israel? Byatewe n'iki? Nyuma rero umaze kumva aya masezerano ya Balfour ko byagenze, nibwo utangira gufungura amaso, kugenda nawe ushakisha ibindi, ukamenya byinshi, ukabisangiza abandi. Noneho bigatuma wumva iki? Bigatuma wumva iyi minsi ya nyuma turimo turabona ibiri kuba, kuko ibi byose umaze kubyumva nibyo byagiye bivamo uruhererekane rugenda rushyira muri iyi minsi turimo tureba, ibyo tubonesha amaso ubu. Ngira neza ngo abantu batangiye gukanguka, batangiye kumva ibijya mbere n'ibiri kuyobya abantu, maze abantu bakanguke bakurikire ubwami bw'umwami wacu Yeshua HaMashiach Kristo, kubwo nibwo buzatsinda nta kabuza. Ngira ngo abantu benshi bagiye gutangira kwimenyera ukuri, nabo bave mu gukurikira umwanzi Satani, bakurikira umwami Yesu Kristo Yeshua HaMashiach. Mbashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.